ku mavi ahubwo wongere basenge, uwasengaga rimwe asenge gatatu. Akasenga gusa adakiranutse. Ese gukiranuka urabyemera nawe? Gukiranuka ndabyemera, n'ubundi nimba usenga udakiranuka, ugasenga uri umugome, ugasenga uri umujura, ugasenga uri umuriganya, icyo gihe ntabwo urimo gusenga Imana. Ariko wanyweye inzoga, unywa itabi, ubwira abantu ati rero mureke inzoga n'itabi, namwe mwegere Yesu musenge, werekana ko intwaro wakoresheje ikomeye ari ugusenga. Ni ugusenga. Kugeza aho ndacyasenga Imana cyane, n'ubu duhuye ndimo gusenga mvuye ku murimo w'Imana, kuko njyewe ikintu cya mbere ndambirijeho cyangwa intumbero yanjye ni ugusenga gukora umurimo w'Imana. Kuko nagiye nkorera benshi cyane ntibanshima, ariko Imana iranshima. Iragushima kandi ikaguha n'abantu. Iranshima kandi ikamuza abantu b'umugisha. Ariko ikibazo cyangwa Imana inshime ikoresha umukozi w'Imana ivuga ati mwana wanjye nguhaye inka y'umugisha. Aguha inka y'umugisha. Nguhaye inka y'umugisha. Kandi ndi hirya muri ibyo bibi byose ntabyo nabonaga. Ariko mfite inkange y'umugisha. Ugeze muri Yesu. Abana banjye ngeze muri Yesu. Ubona abantu, ubona n'umugore n'inka. Mbona n'inka, mbona n'ibindi. Imana yamye ngo mwana wanjye mukoreye ikintu gikomeye utazigira wibagiwe. 2024. Yumaye umwana w'umuhungu. Gafata isengero umuntu ikumanaho imbaraga. Ndabyiteguye cyane. Uzanyanza amufasha dusenga Imana. Hari ahantu tweze guhurira mu ivugabutumwa Nyamirambo ndabyibuka, umuntu wasengeye yambwiye ko byakunze. Ese ukomeje gusengera abantu cyangwa warabihagaritse? Ndabikomeje cyane. Muri no minsi Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza, aramagurutsa nsengera umuntu ababaye cyane, ngiye kubona mbona arakize, ahubwo aramerekeza kandi atabyukaga. Iryo jambo risubiremo cyane kugira abantu bamurike babyumve. Ndacyashimira Imana ko yo wasenze Imana ikumanuramo imbaraga. Muri no minsi cyangwa muri kuno kwezi hari uhamagaye ngo nze musengere, nagiye mu rugo musengeye, yararushye cyane, yarababaye cyane, ariko namaze kumusengera Uwiteka amanuramo imbaraga, arangije umuntu arankurikira arambya ngo ndakize. Ati ndakize. Ndakize meze neza, ahita anambwira ati rero ngiye kwakira agakiza. Nabonye ko yakira agakiza ku bwanjye. Yakiriye agakiza ku bwawe. Kuko abonye Imana inkoresheje, akabona Imana nsenga, akora imbaraga Imana yaduhaye. Ubwo umuntu udukurikiye ubaye ufite ikibazo, yizere ko isengesho ugiye gusenga, mbere ugiye gusenga ryagiraho rimukura. Rijyaho rimukura cyane rikamwubaka. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Imana yabanaga natwe, tugeze ahantu duhasanze umuvandimwe ari gusenga, turahamusanze cyane, turamuganiriza, tumusaba ko niba ari byo yasangiza abantu ubuhamya. Ariko mbere yuko tumwakira reka tubaye tubasuhuze abari muri Canada, abari muri Afurika y'Epfo, abari mu Bubiligi, mu Bufaransa, abari Mozambique, abari Zimbabwe, abari Tanzania, Uganda, Congo, abo bose turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turi kumwe rero n'umuvandimwe muri kubona kuri kamera, reka tumusuhuze. Muraho neza mwene data? Aho mukozi w'Imana Samuel. Ni Samuel abayisenga muvugana, tukugezeho dusanzwe uri gusenga. Ese amazina yawe wakivuga? Yego, nanjye nitwa Harindintwari Joseph, ari Uwiteka ngiye neza, nitwa Zakayo. Nkunda gusenga, Imana ngiriye neza, Imana yakoze ibintu n'ibitangaza. Uwiteka hari aho yankuye ku nzoga, inkura ku itabi, nari umusinzi, ariko kugeza aya masaha ndacyashimira Imana kubona amasengero. Yego Zakayo, watubwiye ko witwa Harindintwari Joseph, ariko ntabwo watubwiye itorero usengeramo. Itorero nsengera muri ADEPR Kabare. Usengera ADEPR Kabare. Harindintwari Joseph ni umugabo, ni umusore, ni iki? Umugabo w'umugore umwe n'abana babiri, Imana ngiriye neza irabama. Uri umugabo w'umugore n'abana babiri. Dusanzwe usenga, gusa icyo tubona cy'ingenzi, abadukurikiye abatwumva bafashwa n'ubuhamya, bafashwa n'indirimbo, bafashwa n'ijambo. Ese Zakayo, tubonye icyo ubona Imana yagukoreye wagezaho abantu,
birumvikana ko ari ubwa mbere ndumva baduha ubuhamya mu gihe gitoya ukarezima ukatubwira ahantu Imana yagukuye n'aho ikugejeje. Ni karibu, twaguha ikaze. ndacyashimira Imana kuko Imana yamagaye biciye mu bikomeye, kuko buri munsi mbwira abantu ko uwo Imana ishaka ntabwo izigera imubura. Imana yankuye ku nzoga inkura ku itabi, nako kugira ngo amagare byaciye mu mateka akomeye cyane. Aleluya. Amen. Nari umusinzi ngiye kunywa amagare mwitwa n'indaya 3, ariko kuko Imana yanshakaga narayumviye. Mu kuyumva rero aho ngeze nanjye ndacyasenga Imana, nta nagiraga, nta tungo nagiraga, ariko kuva Uwiteka yahamagara ibyo byose Uwiteka arabimaje. Abambwira abantu mbabwira ngo uri mu byaha wese nahindukire Imana, uri mu buraya bureke, ubusinza bureke, buri cyaha cyose akireke, kuko Uwiteka bifite mu biganza. Ubu njyewe ndi hano kubera umugambi w'Imana. Reka dukomeze kugira abantu barusheho gukurikirana no kumva. Uratubwiye ngo wari mu businzi, wari mu busambanyi. Ese wakoze ubusinzi gusa cyangwa waranasambanye? Ntabwo nari umusambanyi, ariko nikunzaga icupa nkadabagira cyane, ariko ndebye nsanga ntacyo bizangezaho. Bica migambi y'Imana, bigomba ko Imana impamagara ngirwa n'abindanye. Imana ibigukuye ku nzoga, ugiriwe umugisha, uvuye ku nzoga n'itabi, utarajya gusambana. Ese ko batubwira ko kureka itabi bigoye, wowe wabishoboye ute? Ni iyihe nama waha abantu? Wowe tubanza tubwire uburyo wabishoboye kureka itabi, kugira ngo n'abakukurikiranye aka kanya babe nabo babireka. Kugira ngo ndeke itabi numvaga nanjye rimbangamiye, kuko n'umufasha wanjye narazaga nanywa itabi rikamunukira rikaba ikibazo, ariko igihe cyose gasengera mu mutima bati Imana uzandekeshe itabi. Ariko hari aho byageze biba ngombwa ko Imana yumva imigambi yanjye mu mutima wanjye. Aleluya. Ubwo rero Uwiteka yese anyuza mu zindi nzira, itabi ndivaho, inzoga nyivaho, ariko byabaye ngombwa ko mfata umwanzuro nkufashe. Ibyo byose nabiretse, kugeza na n'ubu. Niyo mpamvu iyo mbonye hari aho byanze nicira bugufi ngatera ivi, nabwiye Imana ikagira. Ni ukuvuga ngo muri make ibanga wakoresheje kugira ngo ureke inzoga n'itabi ni ugusenga? Ni ugusenga, nta kindi, ni ugusenga. Ni ugusenga. Bambwira n'abanyumva n'abandi bose, inzoga n'itabi n'ibindi byaha byose bibatuma umuntu agira icyo agereho. Buri umwe washatse yakira, kuko nta cyiza cy'itabi n'inzoga. Habe na buhoro birasenya, ntabwo byubaka. Iyo ugira umugisha Uwiteka akaguhamagara, aba ari iby'igiciro. Uratubwiye ngo abantu kugira ngo bareke inzoga n'itabi basenga Imana. Mbere y'uko basenga se, ko tuzi ko kureka itabi bigora, babanza bagakizwa. Ese inzira wanyuzemo warabwirijwe? Ese Imana yaragusanze iragusura? Byagenze kugira ngo wakire agakiza? Njyewe kugira ngo nakire agakiza nanjye sinzi ukuntu byagenze, nabonye ari nk'Imana yari inyeneye. Ni Imana bishakaga, kuko n'ubundi na kera na kera numvaga nshaka gukizwa, ariko nkabishaka ndi umugaturika, ariko nkavuga ati Imana nanjye ndashaka agakiza, kuko hari ibintu byinshi byagiye byangirika mu rugo rwanjye kubera ibyo byose, kubera inzoga, kubera itabi n'utundi tuntu runaka dushamikiyeho. Ariko iyi saha ndacyashimira Imana, mbwira buri umwe wese, nawe unyumva wabaswe n'ikintu cyitwa inzoga n'itabi, nawe usenga Imana, ubwire Uwiteka akugirire neza, kuko Imana ntabwo uzayibona igenda, ahubwo Imana uyibona mu ko wagambiriye, ukayibona mu bitekerezo. Urakoze. Aho twari turi ku bantu badakijijwe, kugira ngo nabo bakizwe barareke inzoga n'itabi. Ese umaze gukizwa, umaze kureka inzoga n'itabi, ni iyihe mbogamizi wahuye nayo mu murimo w'Imana watubwira, badusangiza? Maze gukizwa nta mbogamizi nagiye mpura nayo, ahubwo namaze gukizwa mbona umugisha w'Imana.
ibyo nabonaga nagiye mbibona, Amen. ibyo nashakaga narabibonye, Amen. ariko nyiri higiriya, nyiri odobare higiriya ntabyo nabonaga. Ariko namaze kwakira umwami Yesu n'umukiza, Uwiteka aransanga ati mwana wanjye nzakugirira neza. Aleluya. Amen. Kugeza ino saa ndacyafite umugisha w'Imana, kujya aho nagezwe nkavuga ati nanjye guhindura izina. Aleluya. Amen. Urumva impande zose ajya kwita amazina, ariko yamaze kwakira umwami Yesu n'umukiza nindirwa izina ku izina Zakayo. Amen. Iri zina naho ritageze, iri zina rimaze kungeza ku mateka akomeye cyane. Aleluya. Amen. Ubwo ndagira ngo mbwire buri umwe wese urimo kunyumva, aho dutuye ntabwo ari heza, ariko iyo Imana igucomoyemo, Imana iguha umugisha. Imana amaye umusore n'inkumi bivuye ku isezerano ry'Imana. Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye inka y'umugisha 2023, iyo nka nayibonye. N'ikima itakoze ni iki? Imana ibiguhaye inka umaze gukizwa kandi utarakizwa nayo wari warabonye. Reka ngo nabonaga amafaranga ya Honda nkangura mitsingi nkagira gute, ariko ndacyafite nzayimana, kuko n'undi Imana yambwiye ati mwana wanjye nzakomeza ngugirire neza, nzakomeza ngukorera ibikomeye, nzagutambagiza. Ibyo byose zabyo ndacyabifite. None se urumva urakijijwe uretse inzoga, tujya tubona abantu benshi bava ko gusenga. Ese gusenga no gukora ubihuza ute? Buriya iyo wasenze Imana yagutunga, Imana irakugaburira, kuko n'undi ushobora gutera ivi aka kanya, wagera aho ugiye muri karitsiye cyangwa mu rugo, Imana ikagutunga ko wasenze Imana. Ariko hari igihe nabyukaga ngenda ahubwo ndi mu kabari, sinjye n'icyo mbona. Njya nkunyuraho nkabona uri koza imodoka, nkabona uri gukora, nkabona abantu barakubwira ati dufashe gira gutya. Ese nk'abantu barera amaboko badakora bagasenga gusa, wabagiriye inama? Ko njya mbona wowe ubikora. Ese wenda ntago nkubeshye, waduhamya bw'ukuntu Imana yaguhaye gukora iriya mirimo itandukanye ugenda ukora? Buriya rero Imana yatubwira ngo tuzahabwa imigisha ku mirimo y'amaboko. Urasenga ukanakora, kuko n'ubundi byange byakunde Imana byose irabifite. Ushobora gusenga, Imana ikagutungisha gusenga. Ariko icyiza nuko nabwira buri umwe wese urimo kunyumva, nasenga nakora, kuko Imana ikunda umuntu ukora. Kuko ndabyibuka neza ko nyiri iriya narakizwa, nabyukaga ndyamye nkagira gute, hari aho byagiraga nkabura n'inote y'igihumbi, nkabura na 2. Ariko wumva ku murimo w'Imana, mva kwivugira ubutumwa bwanjye, nkajya kubona nkabona nunzwe n'amano y'Imana. Aleluya. Ego. Ubwo ngutangarize ngo noza imodoka n'akandi kazi kose ndagakora, ariko ako si byo nshyize imbere, ahubwo nshyize imbere mu gusenga. Ushyize imbere gusenga, woza imodoka, ubwo muri make akazi kose gakoreshwa amaboko waramutse ukabonye uragakora. Afite imbaraga zo gukora. Ubu kandi mu cyaro urahinga ukorora, umugore n'abana bakaba ukabatunga, ukabatunga utaretse gusenga, kandi ukabifatanya bikagenda neza. Byose ndabifatanya, ariko icyo ndambijeho ni ugusenga. Icyo ushyize imbere ni ugusenga, kuko aho Uwiteka nkuye hari habi, njyewe ubwanjye mba narapfuye, ariko kuko Uwiteka aramfitiye imigambi, niyo mpamvu nanjye nkunda gusenga. Abantu bumvisha ubuhamya bwawe, bumvisha aho Imana yagukuye, bumvisha aho Imana ikugejeje. Watanze inama ku bantu badakijijwe ko bagomba gukizwa bakareka inzoga n'itabi, kuko nawe ubereka uburyo ki wabibagamo bikagushora mu businzi. Ntabwo wigeze ujya mu busambanyi. Imana ishimwe ko yakurinze icyo kintu, ariko wanyweye inzoga, unywa itabi. Ubwira abantu ati rero mureke inzoga n'itabi, namwe mwegere Yesu musenge. Werekana ko intwaro wakoresheje ikomeye ari ugusenga. Ni ugusenga. Kugeza aho ndacyasenga Imana cyane, n'ubu duhuye ndimo gusenga mvuye ku murimo w'Imana, kuko njyewe ikintu cya mbere ndambirije cyangwa intumbero yanjye ni ugusenga no gukora umurimo w'Imana. Kuko nagiye nkorera benshi cyane ntibanshima, ariko Imana iranshima. Iragushima kandi ikaguha n'abantu. Iranshima kandi ikamuza abantu b'umugisha.
ariko ikibazo kugira ngo Imana inshime ikoresha umukozi w'Imana ivuga ati mwana wanjye nguhaye inka y'umugisha, aguha inka y'umugisha. nguhaye inka y'umugisha, kandi ndi hirya muri ibyo bibi byose ntabyo nabonaga, ariko mfite inkange y'umugisha. Ugeze muri mfite abana Yesu, banjye ngeze muri Yesu, ubona abaye abantu, byose. ubona n'umugore n'inka. mbona n'inka, mbona n'ibindi n'ibindi. Imana yambwiye ngo mwana wanjye ngukoreye ikintu gikomeye utazigira wibagiwe. 2024 ibumaye umwana w'umuhungu gafata isengero umuntu ikumanaho imbaraga. Ndabyiteguye cyane, uzanyanza amufasha dusenge Imana. Hari ahantu tweze guhurira mu ivugabutumwa i Nyamirambo, ndabyibuka umuntu wasengeye yambwiye ko byakunze. Ese ukomeje gusengera abantu cyangwa warabihagaritse? Ndabikomeje cyane. Muri no minsi Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza, aramagurutsa nsengera umuntu ababaye cyane, ngiye kubona mbona arakize, ahubwo aramerekeza kandi atabyukaga. Iryo jambo risubiremo cyane kugira abantu bamurikiye babyumve. Ndacyashimira Imana ko yo wasenze Imana ikumanuramo imbaraga muri no minsi cyangwa muri kuno kwezi. Haguhamagaye ngo nze musengere, nagiye mu rugo musengeye, yararushye cyane, yarababaye cyane, ariko namaze kumusengera Uwiteka amanuramo imbaraga, arangije umuntu arankurikira arambya ngo ndakize. Ati ndakize meze neza. Ahita anambwira ati rero ngiye kwakira agakiza. Nabonye ko yakira agakiza ku bwanjye, yakiriye agakiza ku bwawe, kuko abonye Imana inkoresheje, akabona Imana nsenga, akora imbaraga Imana yaduhaye. Ubwo umuntu udukurikiye urwaye ufite ikibazo, yizere ko isengesho ugiye gusenga, mbere ugiye gusenga ryagiraho rimukura. Rijyaho rimukura cyane, rikamwubaka, rikanamufasha, kuko iyo wizeye ukizera Yesu ko byose ari ubikora, byose birakunda. Watanga nimero yawe bakaba baguhamagara, niba ufite telefone. Noneho wamara kuyitanga ukaza guhita udusengera, ariko urabanza utange nimero, turaguha umwanya wo gusenga nyuma. Nomero yanjye ni 078 40 22 793. Subiramo 078 40 22 793. Ya, nomero yanjye. Iyo niyo nimero yawe. Uba kuri WhatsApp cyangwa nubaho? Ntago nyibaho, ariko ndacyasenga Imana ngo nawe mino minsi iri imbere ndamaze kuyibona. Ni ukuvuga ntabwo urabona telefone ya WhatsApp. Icyo nicyo cyifuzo natwe tugiye gusengera, kuko uradusengera natwe tugusengere kugira ngo Imana izace inzira ubashe kubona WhatsApp. Ya, ndumva ari akagaruka wasengera ubwoko bw'Imana. Tukazasubira, nitugukenera tuzakubona. Nimunyenera muzambona, kuko buri hamwe hose ndahaboneka, naho umuntu ashake hose ndahaboneka. Ya, sengera Imana, usengera abantu b'Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwabo. Ariko buriya buri munsi mbwira abantu ngo gusenga ni ukubanza tugaca bugufi, kuko hari igihe ngo dusengera umuntu hari utwo yaguyemo, twagize gute, ukaba wanarebye ugacumura, ariko reka tubanze duce bugufi tubwire Imana itubabarire. Ubwo reka tubwire abantu bakurikiye iyi channel yuko kugira ngo isengesho rikore babanza kwihana ibyaha, bagaca bugufi, noneho bakababarirwa. Ya, ubu nizere ko aho bari babikoze, senga isengesho nta kibazo. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'imbabazi, Mana y'imbaraga, Data turagushimiye muri kano kanya, turagushimiye Data kuba bariye ubwoko bwawe. Mana ndasenze iyi saha, Mana abarwayi nibakire mu izina ryawe Yesu. Mana nibakire ibyo bafashwe byose, imyuka mibi byose usohore mu izina rya Yesu, indwara zose zikire mu izina rya Yesu. Data ndasenze iyi saha y'itariki, Mana igaragaze nk'Imana, Mana ireme igitangaza cyawe ku barwayi, aho abarwayi bari impande zose nibakire. Data turasenze mu izina ryawe Yesu. Data watubwiye uti uduhaye ubasha gukandagira inzoka ya sikoropiya, nanjye ndategetse mu izina ryawe Yesu. Indwara zose nizikire mu izina rya Yesu, ubushomeri bwose buhagare mu izina rya Yesu, abadafite akazi bakabone mu izina rya Yesu, abarushye nibaruke mu izina rya Yesu. Data turasenze iyi saha, Data igaragaze nk'Imana.
data ongera witamuro nk'Imana, ongera data wigaragaze nk'Imana, data hindura ibyanze guhinduka nk'Imana, data ku kwezi turagusengeye, uku kwezi katukubonemo umugisha data, data igaragaze nk'Imana, data nzi ko ushoboye byose, nzi ko nta kikunanira, nzi ko nta kirogoya imigambi yawe. Mana ndasenze iyi saha,